ya Lighter ahangaha murimo gukurikirana kuri Ice Prince TV. Ya ahangaha twageze Kimironko turi kumwe n'ubita Jacques makuru. Meza. Nimeze neza? Fresh. Ahangaze watubwira ko hari iki? Ni ikibona Kimironko. Ibintu birahenze cyane. Ubuze nta kantu uritamo. Akantu se. Kantu kaba kabuze ariko umuntu aba akigashakisha. Ngo mbona zijisho ryahiye. Niko rimeze niko risazwe. Okay, bamwita Jacques. Jacques rero tumusanza mu murenge wa Kimironko. No musani n'umwana w'ina. Twagira ngo rero Jacques rero tubwire hano Kimironko bimeze bite? Si ibintu nta. Ndi umurara nje n'umwana wavukiye muri Kigali rwose. Umwana wo mu bipangu. Ndi umurara. Imagira umwana wo mu bipangu. Umurara ni umuntu w'umujura kandi yesi ndi umujura. Ijambo umurara ikintu bivuga. Umurara nyine ari umuntu utagira imico myiza. N'abazungu tuvuge ko ndamutse nawe nk'akagomba ngaho bagahereza. Nese ko waba ugitaye n'abanyekwita. Muri make ntabwo wabonye ibyo waba wanduruye. Nese ko nawe ko waba ugitaye. Mu make waba wanduruye. Nese kubwo we noze kwiba niki? Wa muntu ugenda gakora mu mufuka wakira ikintu hasi akaba aragiteruye n'umujura n'umurara. Ingegera se noneho yo niki? Ingegera sinabikubwira gutera. Ubundi byose ni nkaho bijya kumera kimwe. Ingegera n'umujura byose n'ibindi ni kimwe. Nose ari umuntu buriya wibye igitoki mu murima n'umuntu wibye wenda nka miliyoni kuri banki. Uwo mu murima we ni ingegera irenze, ni ingegera. Wowe wibye miliyoni kuri banki tumwita iki? Umujura. Niwe mujura. Muri ibyo ngibyo se wakozemo iki? Nta kimwe. Nta nubwo ibyo duceri mu rugo kera. Ni umwana wavutse naratojwe. Uri umwana wo mu bipangu muri make. Nawe kera urabona ukuntu bajyaga tujya nko mu rugo. Wabona nka 5 ya mero ukahita babaturuka yajyana. Ugiye nko ku ishuri. Narayasabaga nje. Nko ku munsi w'amanota. Ku munota urabize abana bakunda kurya ubunyobwa, amasapadipe, ibiraha, cyangwa ibyo bakunda kugura. Noze wowe nayo wigeze ubatura? Kubatura oya nje narayasabaga ntabwo nayigize nyi. Iyo bayakwimagaza warahezaga? Oya narihangana. Ni cyanjye. Urambeye. Gusa nyine twebwe ku munsi wo ku manota. Ukuntu wabonye nago ukahita ubona 5 ahantu ukahita baturuka yajyana. Biterwa n'uwo ari we. We nawe wigeze ufata? Birisere nje narasabaga cyase nayabara nkihangana. Okay, noneho ndagira ngo mbwire Jacques wagarukiye mu wakangahe wiza mu ngahe yawe? P1 mu wa mbere sini. Mu wa mbere sini? Wize miki amasomo wize mbwira nk'amasomo ari wize. Muri S1 mbwira amasomo 7 wize. Muri S1 hazamo ubwo za science, hazamo ikinyarwanda, hazamo mate, hazamo birasoma batari ba esteranya bashyire kuvuga ngo bafashe amasomo ngaye barayateranya. Hari civisme religieux numva. Koko hari amasomo bagiye bafata bayateranya muri social studies. Bayigira isomo rimwe. Isomo bita chimie urarizi cya chemistry? Chimie kwiga ibintu byerekeranye n'ikoranabuhanga. Physique urayizi? Physique. Isomo bita physique. Physique. Physique na religion na civisme byose ntabwo bigobera. Physique na religion birameze kimwe. Babigize isomo rimwe. Babigize isomo rimwe. Muri social studies. Babikubiye hamwe. Muri make chemistry ni ikoranabuhanga. Physique ni religion. Noneho hose iryo bitaga geography. Urarizi? Nabyo niryo nari mbyibagiwe. Ndisobanuye iki geography bigamiye iki? Geography. Erego buriya ni ibintu mbanza kubanza nka koko imyaka ishije mvuye mu ishuri. Warabyibagiwe? Ntabwo wapfa guhita ubyibuka ariko ni ibintu mba nibuka ariko mba naragiye niga. Noze religion utubwiye ko religion ari physique. Ntabwo kankubwire mbwiye nuza chemistry. Chemistry. Byo gukora hari by'amashanyarazi, ko ari ibintu by'ikoranabuhanga nyine byo ku mashini, ibintu bitandukanye.
none ubwo ngubwo religiyo ubundi religiyo mu Kinyarwanda ni iki? religiyo Eh. ubundi sibwo ndamutse nkubwiye ngo yaryo ngo elementary wayimbajije ni siyanse ubwo seti urayizi? ni siyanse okay, gambwira religiyo ni iki? religiyo wambwiye ko religiyo na chemistry bimeze kimwe. Ni iki? religiyo hamwe ibintu by'iyobokamana. Iyobokamana na chemistry. Noneho biology aba ari iki? Ngiye kwagarukiye S1 kandi ibyo bintu barabyigaga. Biology aba ari iki? biology ibyo bintu ndaza kubyiga ndaza kubikubwira. Uraza kwandikira ka SMS mbwira uko bimeze. Uyu ni Jacques rero gutya mubona amaje kutubwira ko chemistry ariyo religiyo, noneho physique akaba ariyo physique ambwiye ko hari iki? Haryo physique ambwiye ko physique ambwiye ko ari koranabuhanga. Na geography, noneho biology ngaraza kunyohereza muri SMS ambwira icyo ari cyo. Okay, dukomeze noneho ku ishuri se aho wigaga. Haba hari umuntu ugeze kujya kashi mukumva mukunze nk'umukobwa mwiganaga kumva mukunze. Cyera urumva ukuntu kera aguri nko mu ishuri kahita ubona nk'umwana kahita bati umuntu mukunda na se yitwa nde? Kandi umuzi yitwa ndeze nyine ninde? Arine Arine wahe ari ucuza ku kabuti kano hirya. Umuhungu ari dekaraye rero. None se ku ishuri ufite umuntu wakundaga mu ishuri? Ntago yapfa kubura. Mwasize muri za fete wamubura bizi igihe kiragera ngo kado iki tuntu twiza cyane kumukira ku munsi w'amanota kumukira nk'akantu keza nyine kuba nk'umukunzi warakunze. None se waba warigeze ugira gutya bya bintu tugira gutya ukihengeka ku ruhande iki n'iki? Ibyo siko njye biratekurwa ntabwo bikorwa mu kajagari. Iba bikoreye ntabwo ugeze urya nk'akantu ngo burya biheruka nk'ibihuye. Mu Kibihuye mujye na Kibihuye ngo ntabwo uheruka kugira gutya. Ari nese dukundana bisanzwe. Se ntabwo uramusabaza? Basaba mabaja wawe. Ni mabaja wawe cyane umukunzi wawe? Mabaja wawe niyo kamwe n'umukunzi wanjye. Murakundana sibyo? Rero wanamusaba akaguha? Njye ntabwo ndabigerageza. Bumvaze ubundi zigire to suppose ngiye gusaba umukobwa ubona ugiye gusaba umukobwa ngashire wawe umubwira ngo iki ugiye kumusaba kugira guhe? Ibyo nta soni wabigiramo ko umuntu mukundana ntango wabigiramo isoni. Umubwira gute? Ngambwiye ngo umubwira bagenda so kahita ukuramo gutyo ugahubuzamo nukahita umubwira ati wamaye mbwira ubigenza. Ibintu bagomba kubanza guporopoza mukabanza mukabipanga ntabwo ibintu bita bipfa gukorwa. Nk'urugero gambwira abantu bakora ibyo ngibyo abantu bajya bafata ku ngufu. Njye bajya bafata ku ngufu. Nk'urugero mbwira nk'uko wenda shiri wakuri hano imbere muramubwira ati wamaye gutya ubigenza utumubwira gute? Uramubwira ati shiri wamaye wamubwira ubigenza gute? Muri iki gihe se ko nta muntu utazi ubwenge nawe abazi icyo gukora. Ahita yibwiriza agakuramo. Bakobwa murabe mwumva mwibwirije icyo gukora ubu ngubu nukuza akimara kukureba uhita ukuramo byabaye. Biterwa n'uwo ari we. Buri wese niko yazaga atakuramo. Iyo mwita Jacques rero ubu ngubu we ngiye gutereta umukobwa ahita amubwira akimara kumura gusa ahita amenya icyo gukora ahita akuramo nta bintu by'imikino. Biterwa n'uwo ari we ntabwo ari buri wese. Gusa yabikora mutazi cyangwa se mudasangamo. Nazo ubundi iyo ugiye gukora ibyo bintu uririnda cyangwa umanuka Kizimbabwe. Uterinze wahita isi uterinze wowe nawe wayimaraho kabiri. Ntuzisishire wasi ubu mwizeye? Bamwizeye ariko sinakwizera ko iteka batanca inyuma. Ntabwo byizeye ko ataguca inyuma? Biragoranye muri ino minsi. Umva icyizere kiri hafi ya ntacyo. Kuko ari sheri wawe urumva yabitanga ibintu byawe. Nese ubwo wenda nimba ari sheri wanjye uzi ko tegateve tundeke njye nabibwirwa n'iki? Nose nawe ufite undi ku ruhande? Oya gambwira impamvu ushobora kuba wumva guca inyuma nuko nawe uzi kumuca inyuma ngira nawe ufite undi ku ruhande. Ntago wagira umusheri umwe ngo bikunde. Nose wagira mbivuga. None ze wagiye ukoresha ya religion yawe wizivanze na chemistry yiyobokamana ya chemistry yiyobokamana wangize ukahita umubwira ati gutya ukamusengera
kandi dusanga buri mugoroba iyo umuntu agiye kuryama. ngagira nk'isengesho unerera senga twumve nsenga inyigisho nyine mutera ndakonetse amarasi ndi umugatolika. gambwira isengesho nyine ukuntu usenga nyine mugiye kuryama usenga ngo iki? kuvuga ati Mana imbabarire ibyaha niriwe nkora cyangwa se wanabwiye nabi yamfashe undinde umutima wawe kimwe ibintu nk'ibyo ngibyo. ese ubu ngubu nyine turabona uri umujene nk'uku nguku hari ukuntu ujya wiyongoza nzi ari muri abana ntuze nk'uku nguku uri umujene tubana nyine ko nyine tuba turi kumwe mu mirimo itandukanye. urabona uri umujene hari ukuntu mu gitondo umuntu ajya abyuka nk'abajene ukumva kumva umeze nabi. ese nabi bijya bikubahora? kereka udafite umubiri cyangwa se utari muzima. nazo bigufasha uhita ufata inzira ukajya kwa Rine ujya kureba ukundi kuntu bigenza cyangwa abapfumu yakenge muri matora hari ukuntu manuriramo gutya. ibyo bikora ibyo bintu wabikora ko njye mfite inshuti yanjye urifata ubwo si bwo atakuri hafi cyangwa se udafite umuntu ukuri hafi wabigenza turifata ukabyihorera. njye mfite inshuti yanjye yatowe akenge muri matora urumva iyo ibishatse imanuriramo yapfumu yakenge muri matora biterwa n'uwo ari we mana yawe cyangwa ukoresha utuvuta. reka ibyo bintu nigeze kubyumva ariko narabyumvise sinigeze bikoresha abatinganya ibyo bintu. maze kugeza amagingo nk'aya ufite imyaka ingahe? 28 ni ingahe? 28. yarizi 28 umaze gukomba kubaga bangahe? iryo ko ari ihurizo. ntabwo byasaba kuzana karikireta tugakarikireta tukajya muri kozayini na zayini. ntabwo ubyibuka nawe umubare w'abantu reba imyaka guhera mfite imyaka wenda n'urugero 12. ku imyaka 12 natangiye ishuri batangiza ku myaka 9 7 kuzamuka. ntabwo ndi nk'abo ngubu batangirira 2 usanga bageze muri bidi nihaya bari abana biga muri ntuza hari hasi yo muri middle class bari abana batoya. none se woweho umukobwa wa mbere mwaryamanye wari ufite imyaka ingahe ujya kuryamana n'umukobwa bwa mbere? 16. 16.